Uzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira na buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mwisi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga ntizikabura iwawe yewe mugenzi ujya mu ijuru. Nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Turabashimiye kandi turabasuhuza. Amazina ni Mukamujeni Alice. Turagushimye Data wa twese, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe uhora utugirira. Waturinze mu isi ya benshi bamaze kuva muri uyu mubiri, twe turacyariho kubw'imbabazi zawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Washimye ko tubaho kubw'ibyo waduhaye bitubeshaho. Uyu mwanya wemeye ko tuza kubisobanura kugira ngo bikize imibiri yacu yari yarazahajwe n'imirire mibi. Ngwino ubane natwe usobanure kuko ari ibyera kandi bikiza n'imitima, bifitanye isano n'iby'iyobokamana. Uzaduhe kubyumva, n'ababyumva bari kure nabo ubahe kubikunda no kubishobozwa, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye kandi turabasuhuza. Amazina ni Mukamujeni Alice. Iri shami ry'imirire rifitanye isano n'ubuzima bwacu bwamaze kuzahazwa n'indwara n'ubumuga, nanone kandi bifitanye isano n'ubukristo n'imico myiza mu bantu. Niyo mpamvu Imana yategetse ko bibaho, iduha uburyo bwo kubikora kugira ngo bitugwe neza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko ntitwashobora guhimbaza Imana, ntitwanezeza Imana, imibiri yacu ari iminyantege nke irwaragura. Rero kubw'ibyo, kuko kurya atari umuntu wabitegetse ahubwo ryashyizweho n'Imana ikirema mwene muntu, yamuhaye ubuzima ariko kugira ngo abeho ariye. Rero twakwibaza neza, ese Imana ikirema umuntu kugira ngo abeho amegubwe neza, yabayeho agaburirwa ate? Imana yamugeneye iki? Umuntu ataracumura akiri muri Edeni yagombaga kurya atavunitse, atabanje guteka, kuko yagombaga gutungwa n'imbuto cyangwa se amatunda. Ariko umuntu amaze gukora icyaha, Imana yabonye ko umuntu azahaye, imugaburira ibyo kurya bimubeshaho kugira ngo umubiri wari uzahajwe n'icyaha, uburibwe cyangwa se intege nke bitazamushobora, imugenera ibyo kurya. Itangiriro igice cya 3 uhereye ku murongo wa 27 hagaragaza ko umuntu akimara gukora icyaha, Adamu yategetswe ko agomba kujya arya abanje yatutubikana, yerekwa ko agomba kugaburirwa kujya arya imboga kugira ngo zimugushe neza, agire amagara mazima. Bitewe no kunyuranya n'iyo gahunda y'Imana, byateye abantu kurwara babanyantege nke. Imana igenera umuntu kujya arya imbuto, ibinyampeke, kugira ngo nabwo bimuhe ubwenge buzima, agire imbaraga. Rero kubw'iyo mpamvu, natwe mu byo tugiye kurebera hamwe mu gutegura iri funguro ryacu, ibyo kurya bikiza, nuko turi burebe kutabyitaho icyo bidutwaye, kudaha agaciro ishami ry'imirire, byangiriza ubuzima bwacu, abantu bagapfa, umuntu akarizwa nuko yapfushije uwe, ariko inkomoko yaraturutse mu kunyuranya na ya gahunda Imana yahaye umuntu muri Edeni. Rero turaza kureba mu gitabo cy'inama ku mirire kugira ngo turebe koko niba umuntu anyuranije na ya gahunda y'Imana. Imana yahaye umuntu kurya imbuto akiri muri Edeni. Amaze gucumura yirukanwe muri Edeni, ahabwa imboga, arongera ahabwa
ibinyampeke cyangwa se umutsima kugira ngo bimukomeze umutima, kandi ngo imboga nazo zimuha amaraso mazima umubiri we kuba umunyantege nke. Kutabyitaho rero abantu bakarya uko biboneye, bakarya uko bashaka, bakanyuranya n'ubushake bw'Imana. Icya mbere byazanye kuri mwene muntu ni uko ubutaka bwaravumwe, umuntu abwirwa ko agomba gupfa. Mu gitabo cy'inama ku mirire niho tugiye kurebera hamwe kutabyitaho, kutubahiriza iyo gahunda Imana yahaye mwene muntu icyo bidutwaye. Ni isubi ya 394 niho hatwereka ko guteka nabi ni intandaro y'uburwayi. Rero niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kwiga guteka neza, tugahuza ibintu bitandukanye bigwa neza imibiri yacu kugira ngo umubiri ugubwe neza, kandi tureke ibikenewe mu mubiri ku munsi umuntu akeneye ko byose byuzuye. Hatwereka neza ko benshi mu bagore n'ababyeyi bagaburira abagize imiryango yabo ibyo kurya byatetswe nabi bitewe n'ubujiji no kutamenya guteka. Aba bantu benshi ngo bagaburira abagize imiryango yabo ibyo kurya byatetswe nabi, ariko bikomotse ku bujiji no kutamenya guteka. Hepfo bati ibi bihita bimendera nabi ingingo zigize urwungano ngogozi kandi bikarema amaraso mabi mu mubiri. Ingaruka ni uko umubiri ugaragaza ubwiyabire butewe na mikorobi zawinjiyemo, bikaba byakurikirwa n'uburwayi ndetse rimwe na rimwe hakabaho n'urupfu. Izi ni ingaruka dusomye bitewe n'uko abantu bateka nabi, bitewe n'ubujiji, bitewe n'uko batazi guteka. Ingingo zishinze kugogora ibyo kurya zimererwa nabi, ngo amaraso akajyamo mikorobe, abantu bakarwara bakaba abanyantege nke, ikindi bigakurikirwa no gupfa. Rero bigaragare ko urupfu ahanini indwara zikomoka mu kurya nabi. Rero kubw'iyo mpamvu ku isubi ya 394 ariko hasi haratwereka ko abantu bateka ibyo kurya bafite inshingano yera yo kumenya uburyo bwo gutegura no guteka ibyo kurya bituma umubiri ugira imbaraga, amagara mazima. Ngo abantu bategura ibyo kurya ngo bafite inshingano yera bitewe n'uko bari gutegurira abantu amagara mazima. Rero ntabwo dukwiriye gupfa guteka gusa, ahubwo dukwiriye guteka kugira ngo dukumire indwara, dukwiriye guteka kugira ngo dukumire gupfa, kandi bitume imibiri yacu igira imbaraga. Turongera turebe nanone muri iki gitabo cy'inama ku mirire, turebe izindi ngorane nanone zikomotse mu guteka nabi bitewe n'uko abantu bapfa guteka gusa. Ni isubi ya 498. Aha hatwereka urugero rw'abantu batetse bagateka uko babonye, biza kugira ingaruka zo kwica ubuzima bw'inyamaswa, ndetse bigaragare ko iyo uyu muntu aza kubigaburira umuryango nabo bari gupfa. Haravuze hati akenshi abantu babona ko umugati w'ingano uremereye ukagira akantu ko kurura ugasa nk'udahiye neza. Ibi biterwa no kuba abantu badashaka kwiga ngo bamenye akamaro ko guteka umugati. Bigaragare ko umuntu apfa guteka uko abyumvise maze agateka ibitameze neza. Rimwe na rimwe dusanga ko udusate tw'imigati, ibisuguti byorohereye n'ibindi nk'ibyo biba bimeze nk'uko bitatetswe neza ngo bishye. Abatetsi icyo gihe bakubwira ko babasha kubikora neza bakurikije uburyo bari basanzwe babikoresha mbere, ariko mu by'ukuri usanga ko abagize imiryango baba badakunda imigati yuzuye, bakumva ko kuwukoresha bitamara inzara. Ahangaha turaza kureba neza ko guteka ni ikintu cy'agaciro umuntu akwiriye kwinjiramo yitonze, akwiriye kwinjiramo yatunganyije, akwiriye kwinjiramo
yakoze ibintu neza ku buryo abategurira nawe bibagwa amahoro. Ushobora gutegura ufite nk'ibyo kurya bimaze iminsi bishaje, ukumva ntacyo bitwaye ariko bishobora kwangiriza ubuzima. Ufite gutegura amafunguro ukayategura mu buryo bufite umwanda, nabwo ukumva ko ntacyo bitwaye nubwo waba washyizemo ibiryoshye, ariko nubwo abantu barya bagahaga ariko nabyo bifiteho ingaruka. Rero ku bw'ibyo, ibyo duteka ntabwo bipfa gukomeza ngo bidutunge neza, ahubwo bitugwa nabi igihe cyose nanone natwe tubikoze nabi. Tugiye kureba hepfo, mu ngo nyinshi usanga abantu barahindutse abarwayi bigogora, kandi intandaro y'ubwo burwayi bwabo akenshi ikaba ishingiye mu kurya imigati itagira intungamubiri. Cyane ko abantu benshi bakunda imigati y'ifarine y'umweru idafite ibihagije, bakabigira akamenyero, yagera mu igogora ntihute ikabagwa nabi, nta kindi kibiteye bitewe n'akamenyero bafite mu miryango yabo. Rero niyo mpamvu dukwiriye kumenya gutunganya amafunguro yacu kugira ngo ibyo turya bibe bihagije imibiri yacu, bibe bituguye neza mu ngingo zacu, kandi n'amaraso agubwe neza, atembere neza, dore ko iyo amaraso yamaze kwanduzwa n'imirire, umuntu aba umunyantege nke, akaba umuhanya, kandi ntaba ahombye wenyine mu ntege nke ze, akaba ahombeje umuryango we. Abari kujya mu mishinga yindi ntibayijyemo bakakwirirwaho bitewe n'uko warwaye, bigatuma uhombya umutungo wari kubeshaho umuryango, ukagenda ku buzima bwawe. Rero akenshi bigaragare ko uburwayi abantu bafite, intege nk'abantu bafite mu buzima, zikomotse mu kutamenya guteka, ndetse n'abateka bakabitekana ubujiji, akumva ko umugati amenyereye uhagije, yemwe bagashyiramo n'ibyongera uburyohe, ariko bigwa nabi igogora. Rero hepfo niho bakomeje baravuze ngo, ariko se birakwiriye ko umugati mubi uhabwa abantu w'ibyo kurya? Iki ni ikibazo, kandi wasubiza ngo ntabwo bikwiriye ko umugati mubi uhabwa abantu ngo bawuhindure ibyo kurya. Mwe kwemera ko ujya mu gifu ngo cyuhindure amaraso. Umugati mubi ntitwemere ko winjira mu gifu, ngo igifu cyacu kihundira amaraso, uko ugiyemo ari mubi n'amaraso araba mabi. Hepfo barakomeje ngo, mbese igifu gifite ubushobozi bwo kuryoshya umugati urura, uremereye kandi wumye. Bivuze ko n'utegura umugati akwiriye gutegura umugati woroshye, uba uryoshye, utari kurura, ku rugero rukwiriye, kuko ibitaryoheye akanwa, ibyaguye nabi igifu bigwa nabi n'amaraso. Mbese igifu gifite ubushobozi bwo kuryoshya umugati urura, uremereye kandi wumye, kikawusya kandi ukaba mushya? Ntibishoboka. Hepfo barakomeje ngo, abagore n'ababyeyi batigeze babona inyigisho ikwiriye, kandi ntibagire n'ubumenyi mu byo guteka, usanga buri gihe bategurira abagize imiryango yabo ibyo kurya biteguye nabi, kandi buhoro buhoro, ku buryo budashidikanywa, bikica ingingo z'urwungano ngogozi. Ibyo bikarema amaraso mabi mu mubiri, atuma umuntu ahora kenshi agira indwara zandura, yego bikamutera gukenyuka imburagihe. Aya magambo ndayasubiramo rwose, kuko mu bigaragara nuko abategura amafunguro ahanini bazi guteka ibiryoshye, ariko ntabwo bazi guteka ibigwa neza umubiri. Rero aha bari kutwereka ko abagore ndetse n'ababyeyi batigeze bagira inyigisho ikwiriye, kandi ntibagire n'ubumenyi mu byo guteka. Usanga buri gihe bategurira abagize imiryango yabo ibyo kurya bitetswe nabi, byateguwe nabi, kandi buhoro buhoro, ku buryo budashidikanywa. Ibi byo kurya umuntu arabitetse, abitetse nabi, bikagenda byangiza umubiri ngo buhoro buhoro, ndetse mu buryo
bikica ingingo z'urwungano ngogozi. Ibyo byo kurya byangirije umubiri buhoro buhoro, byica ingingo z'urwungano ngogozi. Hepfo bati ibyo bikarema amaraso mabi mu mubiri, atuma umuntu ahora akenshi agira indwara zandura, bikamutera gukenyuka imburagihe. Bigaragare ko abantu bahindutse ibimuga, abandi barapfuye, ariko nta n'inkomoko yaturutse, ni mu guteka nabi. Ndarangiza iyi subi. Hepfo barakomeje ngo abantu benshi bagiye ahacecekerwa bitewe no kurya imigati iremereye kandi irura. Abantu benshi bagiye bajya ahacecekerwa nta kindi kibiteye, ngo nuko bagiye barya imigati iremereye kandi irura. Bambwiye iby'umukobwa watetse umugati uremereye kandi urura, kugira ngo batabimenya maze ahishe ikosa rye. Yayijugunyiye ingurube nini ebyiri. Mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho, nyir'urugo asanga ingurube zapfuye. Mu gushaka kumenya icyabiteye, yabonye udusate tw'iyo migati, ahita akoresha nketi, maze wa mukobwa yemera ko ari we wabikoze. Ntiyumvaga ko hari icyo iyo migati izatwara ingurube. Niba umugati uremereye kandi urura ubasha kwica ingurube zirya inzoka n'indi myanda y'uburyo bwose, ni iyihe ngaruka yabaho ku rugingo ruzima nk'igifu cy'umuntu? Aha harakomeye cyane. Hari kutwereka ko baduhaye urugero rw'umuntu ngo wakoze umugati, akora umugati urura, uremereye, utameze neza, ngo abonye ubaye mubi yanga kuwutawuterera ingurube zirawurya, zimaze kuwurya zihita zipfa. None baratweretse atese niba umugati warishe ingurube zirya inzoka zikarya n'indi myanda zigapfa, ese byagenda bite bigeze mu mubiri w'umuntu? Rero aha biratwereka ko mu gutegura amafunguro dukwiriye kubikora twitonze, tukabikora nta bindi duhugiyemo, kuko ni umurimo ukomeye cyane wo gutuma umuryango ugubwa neza, ni umurimo ukomeye cyane wo gutuma intekerezo zigubwa neza, kandi imibiri yacu nayo ikagira imbaraga. Rero kubw'iyo mpamvu Imana yashimye ko habaho ishami ry'imitekere myiza, kugira ngo tumenye gutandukanya ibyo kurya biryoshye gusa n'ibyo kurya bifitiye imibiri yacu akamaro. Kubw'iyo mpamvu rero dukwiriye kumenya ngo mbese mu gutegura amafunguro umuntu akeneye iki? Umuntu iyo bukeye mu gitondo ukaba ukangutse, birakwiriye ngo ubanze wibaze ku byo urya. Mbere y'ibindi byose utekereza, ukwiriye kwibaza ngo mbese turarya iki? Turarya ibimeze bite? Noneho kubw'iyo mpamvu umutetsi cyangwa se ushinzwe kugaburira umuryango afite inshingano yo kureba ko mu byo kurya yateguye bifite inyubakamubiri cyangwa se poroteyine. Iryo ni igaburo rikenewe mu buzima ku munsi, ku buryo ibyo bintu bigomba kuba byabonetse. Umutetsi agomba kuba yabitekerejeho, ntabyuke ngo apfe guteka ibyo abonye, n'ibyo afite akabanza yabigenzura kugira ngo arebe ko umubiri wabonye ibikenewe ku munsi. Bwa mbere akeneye kureba ko umuryango cyangwa se impagarike ibone inyubakamubiri. Icya kabiri, akwiriye kugenzura ko mu muryango cyangwa se mu mpagarike harimo icyo bita imyunyungugu. Icya gatatu, akwiriye kugenzura ko mu muryango habonetsemo ibiryoherera cyangwa se impagarike yawe. Icya kane, akwiriye kugenzura ko yabonyemo ibishyushya umubiri. Icya gatanu, akwiriye kureba ko yabonyemo amavitamine mu byo yagabuye, ko yabonetse. Igiheruka akwiriye kugenzura ko umubiri wabonye amazi. Rero bivuze ko mbere y'uko umuntu ahaguruka abyuka mu gitondo yinjira mu byo ashinzwe, cyane turabwira abashinzwe gutegura amafunguro, kugira ngo ugenzure ko ibyo bintu uko ari 6 wabibonye. Ni poroteyine, ni imyunyungugu, ni ibiryoherera, ni amavuta cyangwa se ibishyushya umubiri, ni amavitamine ndetse n'amazi.
Ibi birakwiriye ko umuntu niba abyutse abiringanyiza ku buzima bw'impagarike y'umuryango. Rero turaza kwibaza ngo mbese ibiryoherera wabikura he, imyunyungugu wayikura he? Niyo mpamvu Imana ijya kurema ntiyitiranije, ahubwo ikintu cyose yaremye yagishyizemo ibikenewe kugira ngo mwene muntu amererwe neza. Wabisanga ahatandukanye, wabisanga nko mu bishyimbo irimo, mu bunyobwa irimo, iyo ni poroteyine ndi kuvuga, muri soya irimo, ndetse n'ibinyamisogwe nabyo birayifite. Wakwibaza ngo mbese imyunyungugu wayikura he? Imyunyungugu iboneka mu mboga, kandi imboga ziratandukanye, ni amoko yose y'imboga. Wakwibaza ngo mbese ibishyushya umubiri wabikura hehe? Ibishyushya umubiri biri mu mavuta cyangwa se n'ibinyamavuta, harimo ubunyobwa, harimo soya n'ibindi na za sezame. Wakwibaza ngo ibiryoherera wabivana he? Ibinyampeke bifite isukari Imana yabishyizemo kugira ngo bitubesheho. Gukwiye kugenzura ko mu byo wateguye ku munsi ibyo bintu bihari. Ikindi twibaza, amavitamine ese wayakura hehe? Wareba ko mu byo uri kugabura watanzemo ikintu kitatetswe, kitahuye n'umuriro, ikibisi, wagikomora mu mbuto, wagikomora mu mboga, wagikomora mu binyampeke, mu bintu bitandukanye ariko bitahuye n'umuriro. Aho niho wakomora ikintu kibisi ukabonye amavitamine, nubwo aboneka no mu bitetse, ariko ibyibanze mbere yo gufata amafunguro ahiye ukabanza ikibisi. Ikindi duherutsaho ni amazi. Amazi mbere y'uko turya, mbere y'uko tugira aho tujya, dukwiriye kubanza kunywa amazi. Rero Imana idufashe, kandi buri wese aharanire kugira ngo aha agaciro ishami ry'imirire cyangwa se imirire ivura, kugira ngo nawe agire ubuzima bwiza, kuko kunyuranya n'iyo gahunda Imana yahaye mwene muntu akiva muri Edeni, ngo niho dukomoye uburibwe bw'umubiri, niho dukomoye intege nke zose, niho dukomoye gupfa, ndetse n'iby'umwuka nabyo bigasigingira bitewe n'uko abantu barya uko babibonye. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mu isi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Nyumwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga ntizikabura iwawe, yewe mugenzi ujya mu ijuru. Nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indi itakubuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.